zivuga ubutumwa cyane cyane ko n'ubundi ari cyo tuba twarahamagariwe, ni ukuvuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo. Nizere rero kumeze neza, isabato wigiyemo neza, yinjiyemo umeze neza, ugiye gusabana n'Imana yawe. Reka nkurangire rero izo ndirimbo. Turahera ku ndirimbo ya korali The Guardians. The Guardians bafite indirimbo bashyize hanze bise ngo Kwa Muganga. Ni indirimbo nziza cyane pe, ndayigutuye, ifite amashusho meza. Ushuti wanjye J Pro bayabikoze neza kabisa, abayikoze neza, ira ndirimbo yayikoze neza. By the way, nawe ugereho kuri chaîne yabo uyirebe, ni nziza cyane. Reka twumve igice kimwe no gusubiramo cy'indirimbo yitwa Impagi, indirimbo yita Kwa Muganga, hanyuma tuze turebe n'izindi korale nk'ebyiri nabashije kumenya. Mugira amahoro. Baba n'umuntu wavuze ari impumyi, abigishwa n'ibiti baramubaza bati mwigisha, ese niwe wakoze icyaha? Yesu abibonye arabegera ababaye, atuye wararengana, ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana igaragare. The Guardians rero bati Kwa Muganga. Ni indirimbo nziza, ngomba mbashyiriyeho agace gatoya, namwe muragenda kuri chaîne yabo mubakurikire, bafite indirimbo nziza cyane rwose. Indi korali bayita Impanda Iheruka. Ni korali Impanda Iheruka, nayo yasohoye indirimbo bise ngo Ibanga. Indirimbo nziza pe, nziza cyane. Wagenda ukagerayo noneho ukaba followinga kuri chaîne yabo, hanyuma nabo bakabona ko bafite ababakurikira umunsi ku wundi. Gira amahoro rero. Reka twumve korali Impanda Iheruka bati Ibanga, ubundi tugaruke tureba indi imwe isigaye muzo nabashije kumenya. Korali Impanda Iheruka rero ngira ngo ubonye ko ari indirimbo nziza. Ibanga ni indirimbo nziza cyane pe, ni nziza. Bundi kino gihugu narababwiye ngo gifite ikintu bita impano, gifite impano rwose. Ngira ngo koresha kuririmba ukibaza niba ariyo mu murwa mukuru cyangwa se ariyo mu ntara. Like nka korali Impanda Iheruka niyo mu majyaruguru, ariko murumva ukuntu ishobora kuririmba neza. So ni byiza rero ko tugaragaza impano zacu mu buryo bugiye butandukanye, kandi tukanabakurikira ku mashene yabo bikagenda neza. Reka twumve noneho indi ndirimbo yasohotse kuwa kane w'isabato ya korali. Sigo ndabyita korali, ntago mbyita korali, ahubwo ni indirimbo yaririmbwe n'abakunzi b'abahamya ba Yesu. Abakunzi b'abahamya ba Yesu cyangwa se abakunda korali abahamya ba Yesu baravuze bati se twebwe nta kuntu twaririmba indirimbo, bitavuze ko harimo bamwe mu baririmbyi babo, ariko abiganjemo cyane nabo hanze ya korali, abakunzi babo bandi bakunda ibihangano byabo
nibo biganjemo cyane. Reka tujyane nabo rero mu ndirimbo nziza cyane bise ngo ese umuntu ni iki. Ni ikibazo bibajije, umuntu ni iki kumwitaho mana? Ni ikibazo bibajije. Ni indirimbo yanditswe n'umuhungu witwa Emmanuel, umuririmbyi wo mu bahamya ba Yesu n'ubundi yikoze neza cyane. nayo Imana imuhungisha inamwongera impano. Turamushimiye cyane kuri indirimbo, umva ko yengetse rwose imeze neza kandi ifite icyo itubwira. Ivuga iti umuntu ni iki. Reka twumve noneho mu gice kimwe na refure, ubundi nawe ujye kuri shene iri kuri shene y'abahamya ba Yesu n'ubundi family, hanyuma uyirebe yose. Niba utaranakanda subscribe kuri korali abahamya ba Yesu uyikande, kandi na hano niba utarayikanda rwose yikande. Ntacyo bitwaye, nta kindi, nta zindi imbaraga bigusaba, nta mafaranga bazajya bagusaba buri kwezi. No gukandaho byonyine. Iyo wayikanze biba bibaye, iyo wayikanze biba bibaye. Ariko niba utarayikanda ntukareba udakanze, uhakanda rwose. Komera rero, gira amahoro y'Imana. Reka twumve abakunzi bakora abahamya ba Yesu bati umuntu nk'iki. Ngira ngo rero turi kugenda twegera ku musozo, ariko hari indirimbo nazo ukwiye kumenya. Hari nka korali Musamariya Mwiza, nayo ifite indirimbo nshyashya. Wajya kuri shene yabo ukayireba, urayibonaho. Hari korali Yesu Araje kuri Remesi Kamukina, nabo bafite indirimbo nshya zimazeho iminsi itari myinshi. Aho bavuze bati ibitangaza bitatu. Urugendo uyirebe, nayo indirimbo nziza kandi unabashyigikire. Hari ni makorali menshi, ni menshi agiye atandukanye. Reka dusoze ariko reka mbasigiremo korali Yesu Araje bati ibitangaza bitatu. Reka twumve ubundi ibyo bitangaza bavuga ni ibiki. Gira amahoro ya Nyagasani rero, amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Ni ukuri narababonye ko munkurikira, kandi ni byiza, biratunyura, turishima iyo tubonye abantu babana natwe umunsi ku wundi. Gira amahoro rero kandi ukomeze kugira isabato nziza. Haleluya, mwami wanjye kazereza. Ugiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu.